Hanyuma reka tubagire no ku yindi nkuru. Turacyari hano mu Rwanda, abazwi nk'abapasiteri n'abashumba bamaze gucuruza abanyarwanda 73. Amakuru nk'aya turayasanga ku kinyamakuru Ukweli Times kivuga ko urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda rwatangaje ko mu bugenzuzi rwakoze rwasanze hari abantu bita abapasiteri cyangwa se abashumba mu madini n'amatorero akorera mu Rwanda bagira uruhare mu gucuruza abanyarwanda babajyana mu mahanga babizeza kubona akazi cyangwa ubuzima bwiza. Urwo rwego rwatangaje ko hamaze kubarurwa abanyarwanda 73 mu mahanga mu buryo bagiye mu mahanga mu buryo bukekwa ko ari icuruzwa ry'abantu, ndetse 28 muri bo bataragarurwa kandi bakaba barashutswe n'abiyita abakozi b'Imana. Ibi byatangajwe kuri uyu wa 23 Nyakanga 2026 imbere y'abasenateri bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubumwe bw'abanyarwanda n'umutekano, mu kiganiro Minisiteri y'Ubutabera yagiranaga nabo ku bijyanye n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwasinyanye n'ibindi bihugu agamije gukumira icuruzwa ry'abantu. Uru rwego rw'abinjira n'abasohoka bavuze ko mu mpamvu zituma abanyarwanda bakomeza kwisanga mu icuruzwa ry'abantu harimo kuba hari bamwe mu bantu baba bizewe n'abaturage barimo n'abiyita abashumba b'amatorero, ariko nyuma bikagaragara ko bamwe muri bo bagira uruhare mu kubashora muri ibyo bikorwa. Hatanzwe urugero rw'abantu benshi badakoresha inzira zisanzwe zo gusohoka igihugu ahubwo bagakoresha iz'ubutaka, bavuga ko bagiye gusura abo bafitanye amasano. Uru rwego rwavuze ko umuntu ugeze mu maboko y'abacuruza abantu akomeza guhererekanwa mu bihugu bitandukanye kugeza agejejwe ku kibuga cy'indege mu bihugu bituranye n'u Rwanda, aho akomeza koherezwa mu gihugu aba agenewe gucururizwamo. Rugaragaza ko bamwe mu bishora muri ubu bucuruzi babiterwa n'inyungu nyinshi babikuramo, ku buryo hari ababubonamo uburyo bwo gukira vuba. Rwatangaje ko abantu 45 bagaruwe mu mwaka wa 2025 bavuye mu gace ka Masaka muri Uganda, bakaba bari bagiye gucuruzwa. Muri abo bantu umwe yasabwaga kwishyura amadolari y'abanyamerika 8,500 angana na miliyoni 12.4 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo yemererwe kujya mu bihugu byo muri Aziya anyuze muri Uganda. Uru rwego ruvuga ko bamwe mu biyita abashumba b'amatorero baba bafite izina ryiza mu baturage kandi bakizerwa n'abaturage, ariko hakagaragara ko hari abakoresha icyo cyizere mu kujyana urubyiruko mu bikorwa byo gucuruza abantu. Bagaragaje kandi ko hari abantu 28 bajyanywe gucuruzwa muri Korea y'Amajyepfo n'umushumba w'itorero rikorera mu Rwanda, aho guverinoma y'u Rwanda ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo batahuke. Rwagaragaje ko ikindi kibazo gihangayikishije ari uko hari urubyiruko ruba rwaragaruwe mu Rwanda nyuma yo gukurwa mu icuruzwa ry'abantu mu mahanga, ariko rukongera kugaragaza ko rufite ubushake bwo gusubirayo ndetse rukagera ku nzego zibishinzwe rusaba ko rwasubizwa ibyangombwa kugira ngo rujye muri ibyo bihugu rwakuwemo. Uru rwego ruvuga ko zimwe mu mpamvu zituma ibi bikomeza kubaho ari uko hari abavandimwe babo baba muri ibyo bihugu baba babatumaho ngo bagaruke nyamara bakiri mu bihe bigoye cyangwa se bakomeje gucuruzwa. Uru rwego rwasabye ababyeyi gukurikirana aho abana babo bari n'imirimo bakora iyo bageze mu mahanga, kandi ko hari umubare munini w'urubyiruko rukoreshwa imirimo y'agahato mu bihugu bituranye n'u Rwanda, aho bamwe baba badafite amakuru ahagije yo kumenya ko bari mu bikorwa byo gucuruzwa cyangwa uburyo bwo gutabaza. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Igicumbi